Mu gihe leta y'u Rwanda n'isi yose muri rusange bakangurira abagabo kugira uruhare mu iterambere ry'uburinganire binyujijwe muri gahunda ya He4She, mu kinyarwanda ugenekereje ni ngira nkugire mugore mwiza, bamwe mu baturage bavuga ko ari ubwa mbere bumvise aya magambo ndetse ko iyi gahunda ntayo bazi. Aba ni bamwe mu baturage baganiriye na Clouds TV maze bavuga ko He4She batayizi, bikaba biterwa no kutabisobanukirwa nk'uko babivuga. Ashwe ntago mbizi. Ntago byo mbizi. Ni uburinganire kuko uburinganire kugira ngo habeho ubundi uburinganire bwagomba kubwuzuzanya kandi kuvana kera ibyo bintu byahozeho. Urumva byo umusaza nk'ungu agafata akaba ari kumwe n'umugore we kandi ikibazo cyose bakagikemurira mu nzu. Yafasha ingo z'iki gihe ku bagore n'abagabo ndetse n'urubyiruko rukiyumvamo ko igihe nibubaka ingo zabo nabwo bazaba mu bwumvikane. Aba baturage bifuza ko nk'uko habaho umugoroba w'ababyeyi nabo bazajya bagira n'umwanya wo gusobanukirwamo gahunda ya He4She kugira ngo babashe kuyimenya neza. Dufasha kugira ngo twese kugira ngo habaho mu midugudu bagakangurira abaturage bakaza mu nama bagashiraho inzego z'abagore bagashiraho n'inzego z'abagabo, hanyuma bakakisasabiriza mu mudugudu kugira ngo buri muntu wese yumvemo ko iyo nama agomba kuza kuyitabira. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinyinya nawe wagezwemo na gahunda ya He4She avuga ko zimwe mu mpamvu zituma abaturage batarasobanukirwa na He4She harimo no kutamenya ururimi neza. Rero abantu benshi icyongereza ntabwo akizi, abanyarwanda nk'uko mubizi abenshi ntabwo bazi icyongereza. Ubwo rero birasaba ko tubakangurira tunasobanura mu magambo yumvikana y'ikinyarwanda kugira ngo bumve neza iyo gahunda. Umunyamabanga nshingwabikorwa kandi w'umurenge wa Kinyinya yavuze ko bagiye kurushaho gukora ubukangurambaga kugira ngo iyi gahunda igere kuri buri wese. Tugiye gukora nuko twanyura muri iyo miyoboro tugatanga ibiganiro kugira ngo babyumve cyane cyane nabivuze urubyiruko n'inzego z'urubyiruko n'inzego z'abagore twafatanya mu gukora mu gusakaza iyo gahunda ya He4She. Ariko nubwo abaturage bakomeje gutunga gatoki abayobozi kutabasobanurira gahunda ya He4She, bamwe mu bayobozi bavuga ko bashyizeho ahacururizwa internet kugira ngo barusheho gufasha abantu kwiyandikisha. Twaranabyoroheje tubegeza facility zose zikenewe, ari internet ku batabasha kubikora neza bakabasha kuza. Dufite knowledge hub hano muri Kimisagara, ibarizwa mu kagari ka Kimisagara, ku buryo biborohereza kuba bakora iyo gahunda. He4She ni gahunda y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mugore UN Women, ryatangiye mu mwaka wa 2015 ifite intego yo gukangurira abagabo n'abahungu kuba umusemburo wo kubahiriza ihame ry'uburinganire. Kugeza ubu u Rwanda rukaba rugeze ku mwanya wa 2 ku rwego rw'isi muri gahunda ya He4She. Diane Nahimana, Clouds TV.